Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Reka ngushimire byimazeyo wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana uko bwije ndetse nuko bukeye. Ndetse nawe utarayikora ngusaba kugira ngo uyikore maze ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri iyi channel yanjye. Inkuru yacu y'urukundo ni y'umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutabona maze akundana n'umusore. Gusa bamaze gukundana umusore yavuje umukobwa, ariko amaze kumuvuza nyuma yaramuhemukiye cyane ndetse ababaza ubuzima bwe. Inkuru yacu y'urukundo ikaba igizwe n'ibice bibiri. Kino ni igice cya mbere. Inkuru yacu itangira yari mu cyaro ndetse cyakure cyane. Yari mu nkengero z'umujyi aho byabaga bigoranye kugira ngo umuntu abashe kuba yava muri icyo cyaro maze ajye mu mujyi. Gusa muri icyo cyaro hari umugabo ndetse n'umugore bari barabyaranye ndetse babyara umwana ufite ubumuga bwo kutabona. Gusa uwo mwana yari amaze igihe kirekire muri icyo cyaro ndetse nta nubwo yabashaga gutembera kubera icyo kibazo cy'ubumuga bwe yari afite bwo kutabona. Ariko se na nyina baramutekerereje ndetse babona ko umwana wabo akwiye kujya mu mujyi nawe akajya gushaka ubuzima, dore ko aho ngaho yabaga nta bandi bana yahuraga nabo ngo bakire ndetse babashe kuba baganira, bityo abashe kuba yagira mu bwonko hagutse cyane, dore ko uwo mukobwa yari amaze gukura cyane, yari amaze kugira imyaka yo kuba ndetse yashakwa. Mu gihe bari bicaye hanze ndetse bari gusangira ibiryo bya mu gitondo, se yabwiye umukobwa ati "Zuni, ejo hazaza burya hari mu biganza byacu, kandi ejo hazaza ni twebwe tuhategura. Ibyo dukora uyu munsi nibyo biduhesha agaciro kandi nibyo bituma tumenya ejo hazaza hacu hazaba ariho." Nuko Zuni yahise kabaza se ati "Papa, ko ibyo uvuze ntabashije kubisobanukirwa. Icyo nshatse kuvuga nta kindi. Ubu ngubu ejo hazaza hawe hari mu biganza byawe, kandi ushaka kuhica wahica neza cyane rwose. Ariko byose biri mu biganza byawe, rero ukoze cyane ndetse ukihesha agaciro, ejo hawe haba heza kandi cyane." Ati "Nizere ko ibintu ngewe na mama wawe tumaze iminsi tuganira ndetse tugusaba waba warabitekerejeho maze ukifatira umwanzuro. Ati urabizi kuva kera mu bwana twe twagufatiraga imyanzuro, rero uyu munsi kuri iyi nshuro twifuje ko byibura nawe wabasha kwifatira imyanzuro maze ukamenya ikintu kigukwiriye." Ati "Papa, gwisha ku ntego rwose, ibintu uri kuvuga ntabwo ndi kubisobanukirwa neza." Ati "Twaragusabye uve muri kino cyaro maze ubashe kuba wajya mu mujyi, maze nugera mu mujyi ubashe kugira icyo ukora. Ati ubashe kwihangira imirimo ndetse n'ibindi." Ati "Ariko papa, urabizi ko njye n'abashuti banjye dufite imyiyereko tuzajyayo mu mujyi ndetse tukabasha kuba twajya guhanga nayo turebe ko twabasha gutsindira umwanya wa mbere hano mu cyaro cyacu." Ati "Mwana wanjye, ndabizi kandi ndabizirikana, rero niyo mpamvu njye na mama wawe twifuje ko wabasha kugenda. Ati urabizi ko kuva kera twajyaga tuguhatiriza kuba waguma hano, ariko ubu ngubu tumaze kubona ko umaze gukura. Ati rero byaba byiza uvuye muri kino cyaro nawe ukajya mu mujyi ukajya gutembera ndetse ukareba aho isi igeze. Ati rero niyo mpamvu twakwemereye kugira ngo nawe ubashe kuba wajya mu mujyi ndetse ube open mind, kure mu bwonko, turebe ko nawe hari icyo wazigezaho mwana wacu." Gusa nyina yatangiye kugira ubwoba muri ako kanya ndetse n'umubabaro mwinshi cyane, dore ko yari azi neza ko Zuni nta hantu yigeze ajya, nta hantu yari yarigeze atemberera kugira ngo abashe gusobanukirwa neza iby'iyi si, dore ko yihoreraga mu cyaro ndetse abana na nyina boha ndetse aririmba, nta kindi yakoraga. Nuko se wa Zuni yarebye nyina wa Zuni aramubwira ati "Wigira ikibazo ndetse wihangayika. Ati wibuke neza ko nawe mbere yuko nkuzana wibazaga kuntu nawe uzabasha kuba wajya ku mugabo, ariko byarangiye uje ndetse turabana. Ati rimwe na rimwe hari igihe dusiga abo dukunda kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho, umugore mwiza. Ati rero mureke nanjye ndamuhangayikira. Ati noneho kuba afite n'ubumuga bwo kutabona nicyo kiri gutuma ngira ikibazo kinini cyane. Ariko ibyo byose ntabwo mbyitaye kuko nshaka ko umukobwa wanjye nanjye yakiteza imbere nk'abandi bose." Ati mureka ajye mwariya amarushanwa agiye kubera mu mujyi, ndabizi neza azabikora kandi azatuzanira ishema. Ati kandi ndabizi Imana yacu izamurinda, nta kibazo rwose azigera agira." Nuko bidatinze bukeye bwaho se wa Zuni ndetse na mama we bahise bamutegera bisi, bajya kuri bisi kugira ngo bashe kuba bamutegera maze ajye mu mujyi. Gusa Zuni nk'uko yari yabibabwiye ntabwo yari kugenda wenyine, ahubwo yari afite abandi bashuti be b'abakobwa bagombaga kujyana ndetse bakamugeza mu mujyi, dore ko aribo bari no gukorana iyo myiyereko, bagakorana ayo marushanwa kugira ngo bose babashe kuba batsinda mu cyaro cy'iwabo. Ariko bakiri kugenda nyina wa Zuni yahise amubwira ati "Mwana wanjye, nubona umuhungu ndetse ukamukunda uzamubwire ko umukunda, ntuzatinde kubimubwira. Ati uzamubwira ati umutima uko uteye niko mpora ngutekereza, musore mwiza." Zuni areba nyina arangije araseka cyane, dore ko Zuni w'ibintu by'urukundo atabimbagamo kandi yagumaga iwabo, nta muhungu yari yarigeze ahura nawe.
kugira ngo abashe kuba yamuganiriza ndetse amubwire ku magambo y'urukundo. Rero yari umwana uri aho ngaho mu rugo ndetse nta n'ahandi hantu na hato yajyaga. Nuko Zuni yicaye muri bisi ndetse yicarana n'abakobwa bagenzi bari ise na nyina, byabaje kuba ikibazo cyane kugira ngo babashe kuba bamurekura maze agiye mu mujyi. Ariko nta kundi bari kubigenza dore ko shoferi yaramaze kubabwira ko igihe cyo kugenda kigeze. Rero nyina na se byari ngombwa ko bava mu modokari maze bakareka umukobwa akabasha kuba yajya mu mujyi. Nuko basohotse mu modokari ndetse baramusezera. Zuni yarinze arenga aho ngaho amaso ya se ndetse na nyina amukurikiye batarabasha kuba yahumbya. Nuko Zuni yagiye ndetse ava mu cyaro, nyina na se nawe basigara aho ngaho, basigara bamusengera kugira ngo azabashe kugerayo amahoro ndetse Imana izamujya imbere. Gusa umugabo yarebaga umugore ati mama Zuni nawe urakabye, uzi ko wagira ngo ni umwana w'uruhinja wohereje. Ati ntugire ikibazo, Imana dusenga izamurinda kandi ndabizi neza azagaruka. Ati mugabo mwiza afite ikibazo ku mwana wacu abana n'ubumuga ndetse akaba agiye mu mujyi, ati sinzi ikizamubaho. Ati wisurire umwana wanjye bibi mugore mwiza, ndabizi neza azagaruka kandi nagaruka nzaguseka. Ati nta kibazo mugabo mwiza, reka nkwizere ndetse nizere n'Imana yacu. Nuko abakobwa bafashe imodokari baragenda ndetse bagera mu mujyi. Gusa bageze mu mujyi mbere y'uko imyiyereko iba bagombaga kubatembereza umujyi nk'uko bari babivuze, dore ko aricyo cyane cyari cyabajyanye mu mujyi. Kandi kugira ngo babatembereze hagombaga kuba hari umusore ushinzwe kubereka umujyi wose ndetse abasobanurira ibyawo. Rero umugore wari wabajyanye byabaye ngombwa ko abajyana kuri bisi kugira ngo abashe kuba yabereka umusore uzabatembereza ndetse akabereka umujyi. Bakigera kuri bisi bahasanze umusore utangaje ndetse wari usekeje cyane, wari ufite ibikabyo byinshi bidasanzwe. Bakihagera umusore yahise ababaza ati bimeze bite bakobwa beza? Abakobwa bitewe nuko bari bavuye mu cyaro kandi ntabwo bari bazi indimi zo mu mujyi, bahise kwambwira ati tumeze neza ndetse turashima Imana. Ati ese niwe uri budutembereze? Ati hoya. Ati ese basi wowe wabasha kutubwira izina ryawe? Ati murakoze cyane bakobwa beza kumbaza izina ryanjye. Ati izina ryanjye nzwiho kandi nk'icyamamare, abantu benshi bakunda kunyita Katuni. Abakobwa baratangara cyane. Ati umuntu w'umugabo nkaho ukuze babasha kukwita Katuni? Ati ese nukubera iki bakwise Katuni? Ati nta kindi cyatumye banyita Katuni bakobwa beza. Ati nuko ibyo nkora bishimisha abantu kandi ntabwo bajya babasha kuba babihakana kandi ntabwo bajya babura kubikunda. Ati ese niwe uri budutembereze ndetse ukatwereka umujyi? Ati hoya ntabwo ari ndi bubatembereze. Ati ahubwo hari undi musore mwiza ndetse w'igihagararo uri buze ko wabatembereza, ngiye icyo nshinzwe ni ugutwara bisi gusa. Ati ese uwo musore bamwita gute? Gusa bakiri muri ibyo ngibyo baganira bagiye kubumva bumva ijwi riturutse hejuru cyane. Ati mwikibaza umuntu uri bubatembereze nta wundi ni umusore w'igihagararo ndetse ukunda Imana n'abantu, ngiye Rihani. Dore ko umusore we yitwaga Rihani, uwo wari ushinzwe kuba yabatembereza. Kumbi yari yicaye hejuru y'imodokari yahise kahasimbuka ndetse agwa hasi agera kuri abo bakobwa aho bari. Ati bakobwa beza kandi buje uburanga, ati ese ni mwege muje kugira ngo mbashe kuba nabatembereza uyu mujyi wacu? Ati gabanya iyo mivugo yawe ndetse n'ubwirya aho ngaho maze ubashe kuba wadutembereza uyu mujyi, dore nta minsi myinshi dufite aha ngaha. Ati nimwinjire mu modokari rwose mbatembereze nta kibazo. Abandi bakobwa bose barinje ndetse binjira mu modokari bamusuhuza. Gusa Zuni mu gusuhuza Rihani icyerekezo cy'ukuboko kwe ntabwo kwari guhuye naho Rihani yashize ukuboko. Arangije Rihani yahise kabwira umukobwa ati mukobwa, ati ko mbona uri kumva ukuboko kutari mu cyerekezo n'ukwanjye? Ati se waba uri impumyi? Ati ahubwo ni wowe impumyi utabasha kubona neza ko ndi impumyi. Ati yego ndi impumyi, mbana n'ubumuga bwo kutabona. Arangije yahise kwegera Zuni ndetse aramubwira ati Imana ishimwe kuba ntari impumyi. Nuko Zuni yahise kabwira Rihani ati nukuri rwose ujye ushimira Imana kuba utari impumyi, kuba ubona rwose nta kibazo ufite. Ati ndashimira Imana kuba ntari impumyi, kuko iyo kiba ndi impumyi ntabwo nari kubona ubwiza bumeze gutya bwuje uburanga kuri iyi si mbonye bwa mbere. Nuko Zuni yumvisha ayo magambo, dore ko ari we musore wa mbere aramubwiye amagambo ameze nk'ayo ngayo, yahise katungurwa ndetse mu maso yiwe bigaragara ko atunguwe cyane. Nuko Rihani yahise kongera abwira Zuni amagambo ati Imana yarakuremye neza ariko yibeshye ku kintu kimwe. Ati yanze kuguha amaso yo kubona, ati kuko iki guha amaso yo kubona ukabona ubwiza bwawe ukabona kuntu usa. Ndabizi neza kuri iyi si nta muntu wari kugukira kuko ubwiza bwawe ntibusanzwe uri mwiza kurusha uko wowe ubitekereza. Gusa abakobwa bagenzi ba Zuni bari mu modoka bahise bamubwira ati kuki Zuni utinjira wavuye kuri ayo magambo y'uwo musore? Ati abonye umusore atari umusazi, atinjira ureke ndetse urekane nawe ntiwongere kuvugana nawe. Nuko Zuni yahise ko yinjira mu modokari ndetse yinjirana na Rihani atangira kuba yabatembereza umujyi.
nuko bakimara kwinjira mu modokari Rihana yahise kabwira Katuni ati Katuni ati imodoka tugende ndetse tubashe kuba twatangira gutembereza bano bakobwa umujyi. Nuko Katuni yahise ko yatse imodoka ndetse baragenda atangira kuba yabatembereza, gusa bari gutembera ndetse baganira ibiganiro byabaye byinshi. Rihana yagiye kubona Zuni ndetse ari kudoda umupira, dore ko atabashaga kubona ariko bintu bijyanye no kudoda ndetse no gufuma yari abizi cyane rwose. Nuko Rihana yitegereza wa mukobwa aramubwira ati Zuni ati nakifuje ko nakabaye umupira maze nkahora mu biganza byawe ukajya uhora undoda buri munsi nkumva uko bimeze. Nuko abakobwa bose bari muri bisi baraseka, atari gufite imitomo y'amafuti ndetse itanatangaje rwose. Atuzika amagambo uvuga umusore wagira ngo uri romantiki kandi uba wikinira. Nuko bakomeje baganira ndetse baseka cyane, ariko Zuni we ntacyo yavugaga ahubwo yarasekaga, dore ko ibyo bavugaga atabishikiraga kandi byari byamurenze kuko nta muhungu yigeze abona mu cyaro ngo abashe kuba yaganira nawe ndetse amwumva amagambo ye yose. Gusa Rihana ntabwo yigeze amuha agahenge cyangwa ngo atume yitekerezaho, ahubwo yaramubwiye ati Zuni nushaka uvuga ati kuko ukiri ku mutima wawe ntakikwemerera guceceka. Ati burya waceceka ndetse ukarwanya ibindi byose ariko nta muntu ujya urwanya amarangamutima ndetse nta muntu ujya urwanya urukundo. Ati rero nawe wabasha kuvuga ukisanga mu bandi. Nuko Zuni araseka cyane, bose baratangara muri bisi batangira kugenda bishimye bavuga inkuru nyinshi cyane ndetse bishimye. Amaze kubatembereza ndetse amaze kubereka umujyi wose bwari buke ndetse basubirayo bakongera akabatembereza, gusa byabaye ngombwa ko abasiga ahantu kuri hoteli bagombaga kurara. Gusa bakigera kuri hoteli Zuni ntabwo yigeze abona amahoro, ahubwo yabajije abashuti biwe ati sura Umusore Rihana yaba ameze ati ko numvisha amagambo avuga kuri uru abantu ndetse akaba afite urukundo rwinshi yaba ameze ati nimugerageze mushushanyirize isura yiwe. Gusa abashuti be nabe bari batangaye, dore ko Rihana yari umusore mwiza ndetse w'igihagararo. Babasore tuvuga ko bashinzwe ndetse nta kibazo bafite. Ati Zuni Rihana ni umusore mwiza ufite amagambo meza kandi y'urukundo, ati muremure ubyibushye, ati ndetse ufite n'amatuza, ati nta mukobwa utakishimira kuba yakundana nawe. Nuko Zuni yahise aseka cyane ndetse aranezerwa yumva biratangaje. Ati se kuki Zuni bigusekeje? Ati ndatangaye ko umusore mwiza nk'uwo ngo yamvugishije kandi nimpumye nzi neza ko nta musore wabasha kumvugisha. Ati Zuni kubana n'ubumuga bwo kutabona ntabwo bivuze ko umuntu wese atakuvugisha, ati kandi wibuke ko namwe mukunda kandi mwemerewe kuba mwakunda rwose. Babukiye bwaho Rihana ndetse na Katuni barongeye baragaruka, dore ko bagombaga kongera bakabatembereza umujyi nk'uko bari babibemereye kandi zari inshingano zabo. Babatembereje umujyi ndetse Rihana amagambo ye y'urukundo ntiyagombaga gusiba mu kanwa ke, dore ko yabwiraga Zuni amagambo meza ndetse y'urukundo. Abo bahoranaga muri bisi ndetse n'inshuti za Zuni bo zarumiwe rwose kubera amagambo meza cyane ndetse yuje urukundo Rihana yahoraga abwira Zuni. Baratembereye kuri uwo munsi ndetse burira nabwo biba ngombwa ko yongera kubasubiza kuri hoteli aho bararaga. Bose basohotse muri bisi ndetse bakiri gusohoka muri bisi Zuni niwe wasohotsemo bwa nyuma, ariko agisohoka yagiye kumva yumva umuntu aramukuriye ndetse Zuni arikanga cyane, yagiye gusakuza bahita bamufata umunwa. Ati wisakuza cyane, ati ni njyewe Rihana. Ati se Rihana uzi ko nkanze turi kunshakaho iki muri iri joro? Ati ndeka njyane n'abandi njye kuryama, mbona uko ejo nzabyuka njya mu myiteguro ndetse nkajya kwitoza kubyina kugira ngo nzabashe gutsinda ariya marushanwa. Ati humura amarushanwa kuyatsinda kuko uzayatsinda. Ati se wanyemera nkagutembereza uyu mujyi wenyine utari kumwe n'abariya bakobwa uri wenyine ndetse turi kumwe? Ati nkakwereka ubwiza bwawe ukabasha kuba wabumenya neza. Nuko Zuni ahita akamubwira ati se Rihana wantembereza uyu mujyi gute kandi ntabasha kubona? Gusa Zuni kuri uwo munsi yarabimuha kandi ati ntabwo bishoboka Rihana, kuko ejo mfite imyitozo kandi ngomba kuyikora neza kugira ngo ndebe ko nzatsinda ariya marushanwa. Nuko Zuni yahise akamubwira ati reba n'ibisiga biri kuvuga cyane bitewe n'uko ibintu uri kuvuga byose bidashoboka kandi ari amakosa. Nuko Rihana yahise amubwira ati ibisiga byose ntabwo bivuga kubera ko bibonye ikosa cyangwa kubera ko bibonye ikibazo, hari n'igihe bivuga kubera inkuru nziza. Nuko Zuni yahise akamubwira ati ibyo bintu uri kuvuga ntabwo bimfata rwose, atabwo ndeka ngende. Nuko Zuni yahise akamwiyaka ndetse yirukanka ajya mu nzu. Gusa Rihana akiri aho ngaho ahagaze ku modokari yagiye kubona Katuni aramubwira ati se Rihana ufite abakobwa benshi utereta kandi mukundana, aturiya mukobwa w'impumyi wehe kandi nanone uramushakaho iki? Nuko Rihana yahise asubiza Katuni ati Katuni ati urabizi neza umuntu wese ahora yifuza kubona ukwezi. Ati rero nuriya mukobwa kumugumana ndetse tugakundana nawe nkamwongera ku bandi ntacyo bitwaye. Ati Rihana kandi uzashiduka uriya mwana w'umukobwa umushize mu rukundo kandi bizakugora kuba warumukuramo rwose. Ati urabona n'impumyi ifite ibibazo byiwe byinshi, rero sinzi ko nawe ibyawe wabasha kubigerekaho ngo bikunde. Ati Katuni gabanya umunwa wawe kandi ntugire ikibazo. Nuko bahise ko batse imodokari ndetse baragenda.
gusa Zuni we aho yari ari mu nzu yakomeje gutekereza ku magambo Rihani yari yamubwiye, ndetse bashuti be barambwira ati se Zuni ntabwo uza kuryama? Ati ndi kwiyumva ukundi kuntu kudasanzwe kuva nahura n'uriya musore Rihani. Ati Zuni utatubwira ko wasaze kano kanya utangiye gukunda uriya musore w'umuhehezo ufite amagambo yongoshya abakobwa gusa. Ati muri njye natangiye guhinduka kandi ndi kumva natangiye kumukunda rwose. Ati sinzi niba biri kumba hari ubusazi kuko kuva nabaho nibwo bwa mbere umuhungu yankozeho nkumva ndikaze ndetse ngize ibindi byiyumviro bidasanzwe. Ati ubwo n'ubusazi vayo uryame ndetse ibyo bintu ubashe kuba wabyibagirwa kuko ntabwo bishoboka rwose Zuni. Bwarakeye Zuni ajya mu myitozo dore ko yari umubyinnyi ndetse yari n'umuririmbyi. Gusa gukora imyitozo byaramunaniye bitewe n'uko imyitozo yose yakoraga yabaga ari kwitekerereza Rihani, ndetse mu bitekerezo bye nta kindi kintu cyari kirimo uretse urukundo yari ari kwerekwa na Rihani rudasanzwe. Ibyo rero byamutwaye amarangamutima ndetse bimutwara n'ubwenge ntiyabasha kuba yakora ibyo yagombaga gukora neza, ndetse ntabashe kuba yahuza n'abandi aho bari kubyina bajya we ntabari hajya, ahubwo agakora ibintu bihushanyijwe n'ibyo abandi bari gukora. Nuko wari ushinzwe kubigisha kubyina yahise amubwira ati Zuni ndabona utameze neza, baza ugenda ujye kuruhuka ndetse ejo uzabashe kuza gukora imyitozo neza. Ati kuko ubu ngubu ndabona ntazi ibyo urimo. Ati nanizi ko uri umubyinnyi mwiza none dore rwose uri kuntenguha. Ati banza ugende uruhuke ndetse umere neza, bityo rero uzongera ugaruke ejo umeze neza cyane rwose. Nuko Zuni bakimubwira atagenda agiye kuruhuka nta kindi yahise afata telefone ndetse ahamagara Rihani dore ko yari amaze kumuha nomero ziwe. Ati se Rihani kejo wari wansabye ngo ugende kuntembereza? Rihani yahise kamwumva cyane ati ni gute ikikomangoma nkawe cyansabe umwanya ndetse nkabasha kuba nawe ukima? Ati ndetse unsange hahandi bisi ziparika mbashe kuba nagutembereza uyu mujyi wacu wose ndetse ubashe kuba wawubona. Ati se ndashika gute kandi ubizi neza ko ndi impumyi ko ntabona? Ati Zuni mbabarire rimwe na rimwe njya nibagirwa ko unafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona kubera ubwiza bwawe burandangaza sintume ntekereza ko hari ikindi kibazo waba ufite. Ati nta kibazo reka nze ndaje ngutore. Nuko Rihani yahise afata imodoka ndetse ajya kureba Zuni aho yari ari kuri hoteli. Mu kuhagera yasanze Zuni yambaye neza ndetse yamwiteguye nk'umuntu ugiye kuba yatemberezwa umujyi. Nuko Rihani nayo amagambo ye menshi ndetse yuje ubwiza ati ati nukubera cyo horo nkurura umukobwa mwiza. Ati noneho urareba nk'izuba rya mu gitondo rwose. Ati sinzi amagambo navuga mu bwiza bwawe rwose kugaragara. Ati none nabisubiramo Imana yakuremye neza gusa ikintu yibeshye yanze kuguha amaso kugira ngo utazabona ubwiza bwawe maze ukirata ndetse ukirarira. Ati Rihani ceceka rwose amagambo yawe meza atuma nsararekera aho ngaho ibyo birahagije. Nuko Rihani yahise akamufata ukuboko ndetse amwinjiza mu modoka. Gusa kimwinjiza mu modoka ari Rihani telefone yahise kisona. Ati Rihani kuki wagiye kandi wari uzi neza ko none hari abantu ugomba gutembereza uyu mujyi wacu bimeze biti? Ati ariko nahasize Katuni ndetse n'abandi benshi barabasha kuba babikurikirana. Ati kandi ngiye nsimpari none aha rwose mu mbabarire hari ibyo nagiyemo byinshi kandi bifite umumaro. Gusa Zuni yahise kabyumva ndetse biramubabaza cyane. Ati Rihani wabashije kuba wasiba akazi k'ubwanjye? Ati rwose nagasibye kugira ngo mbashe kuba nagutembereza. Ati Rihani wakoze gusa ibintu wakoze ntabwo mbishimye rwose. Ati papa yarambwiye ati ujye ugerageza ube umwizerwa ku kazi kawe kugira ngo ubashe kuba wagakora neza. Ati nose ushatse kuvuga ko nakoze amafuti kuba nakemera kugira ngo mbashe kuba naza kukureba maze tubashe kuba twagenda ngo utembereze uyu mujyi? Ati Rihani ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga ariko ugomba kuba umwizerwa ku kazi kawe. Ati noneho ushatse kumfeka ko ibyo nakoze byose ari ubusa? Ati Rihani ntabwo ari ubusa ariko wibuke neza ko kubona akazi bigora kandi kuba umwizerwa mama yarambwiye ngo nicyo kintu cya mbere kigora. Atari ibyo bintu bya mama wawe na papa uhora umbwira bakubwiye wajya umenya ko rimwe na rimwe nawe ugomba kwifatira imyanzuro. Ati Rihani wibuke neza kenshi ko iyo umuntu afashe imyanzuro ayifatiye hari igihe ayifata nabi ndetse ikabasha kuba yamurimbura agasenyuka wese. Ati rero byaba byiza ngo uhaye umwanya ukabanza ugasubira ku kazi kawe maze ejo ukazabasha kuba waza tukabasha kuba twatembera, ariko ubu ngubu ntabwo nakwemera ko wica akazi rwose kuko akazi karabuze. Nuko Rihani yatunguwe n'umukobwa umuhakaniye kuba yamusohokana maze akabasha kuba yasubira ku kazi kiwe. Gusa Rihani nayo amagambo yiwe atajyashira turabizi Zuni. Ati ushobora kuba wanze ko none tubonana ntuzongere kumbona na rimwe mu buzima bwawe. Ati rwose ntugire ikibazo kuko wibuke ko amaso yanjye tabona ntabwo nzabasha kukubona rwose nk'uko bivuga. Ati ntabwo ari ibyo mvuga. Ati ushobora kutazongera kumva ijwi ryanjye cyangwa wumva ikintu na kimwe cyose rwose kuri njyewe. Ati Rihani wintera ubwoba ndabizi neza ejo tuzongera duhure ndetse duhurire hano rwose. Ati nuko mvuga ibintu nisekera ukanga kunyumva ejo uzabona ibizaba rero.
ati nta kibazo genda ndabizi neza ejo tuzahura kandi ndabizi ko bizaba rwose. Zuni yasubiye kuri hoteli ndetse na Rihana asubira mu kazi kiwe. Gusa Rihana yakoze akazi kiwe umunsi wose atishimiye bitewe n'amagambo Zuni yari yamubwiye. Yagumaga atekereza ndetse bikamubabaza cyane kuba yatakaje umwanya wiwe akajya gutembereza umukobwa yarangiza akabyanga, dore ko Rihana yari umuhehesi cyane ntabwo yari yitaye kuba Zuni ndetse yabashije kuba yamubwira ngo ajye ku kazi kiwe areke kuba yakica umwanya usa kuko akazi karabuze. Ariko nabwo yatekerezaga kuntu umukobwa yamwitayeho bwa mbere agagira ibyiyumviro bidasanzwe. Gusa Zuni we yabonaga bwatinze gucya kugira ngo Rihana abashe kuba yajya kumwereka umujyi. Bwarakeye ndetse barongera barahura, gusa bakimara guhura yahise kambwira ati Zuni noneho urongera umpakane ndetse kugutembereza uyu mujyi. Ati ntabwo ndi bubihakane rwose niba noneho wasabye uruhushya ndetse barukwemereye. Ati noneho barunyemereye ntugire ikibazo rwose. Ati se Rihana urabasha kunyereka uyu mujyi gute kandi ntabasha kuba nabona? Ati ndabizi neza ndi bugutembereze Zuni kandi uri buze kwishima ndetse uranezerwa cyane. Nuko Rihana yahise akabwira Zuni ati mbasha kuba wanyegera. Nuko Zuni aramwegera ati ese uri kubasha kuba wabona mu maso hanjye? Ati ntabwo ndi kuhabona. Ati fata ikiganza cyawe nurangiza ubashe kuba wakora mu isura yanjye. Ati se basi uri kumva ukuntu nteye? Ati ndi kubyumva ufite amaso meza cyane rwose. Ati n'iminwa yawe ni myiza rwose ndi kubyumva. Ati agatuza kawe ni kanini kandi biragaragara ko uri umusore uterura ibyuma. Ati naho ijwi ryawe ryoho ribasha kuba ryansaza simbasha kuba natekereza neza. Rihana yahise akabwira Zuni ati ukuri kubyumva byose ni nako n'uyu mujyi ugiye kuba wawumenya. Ati ukumenya isura yanjye ndetse ukamenya n'ijwi ryanjye ndetse n'ibindi byose bindiho. Ati uko niko ngiye kukwereka uno mujyi ndetse urabasha kuba wawusobanukirwa. Nuko baratangiye baratembera ndetse batemberera bishimye cyane banezerewe. Amujyana mu isoko amuhahira utuntu twinshi dutandukanye ndetse akajya amugurira ibiraha ndetse n'ibindi byinshi by'agaciro. Gusa nyina wa Zuni ndetse na Saho bari mu cyaro bari bababaye cyane. Ati mwana wacu ubu nta muntu ufite uri kumwitaho, utungu barababaye n'ibiryo byo mu mujyi ntaga bimenyereye bo byamuguye nabi. Gusa uko babivugaga kose Rihana ndetse na Zuni bo bari mu mujyi bishimye cyane, dore ko Zuni yari yanezerewe yabonye ibyishimo bidasanzwe mu mujyi kuko yari yahuye n'umusore umwitaho kandi umukunda cyane. Ati ubu turabizi neza umwana wacu arababaye nta bintu ari kubasha kuba yakurikirana, utubona amarushanwa ashobora kuzayakora nabi kuko adafite umuntu umwitaho. Gusa ibyo byose bavugaga ntibari bazi ko Rihana amwitayeho kandi cyane. Nuko se wa Zuni we yahise afata umwanzuro ati mugore mwiza ntabwo nashobora kubaho ntabona umwana wanjye ngiye kuba najya kumureba mu mujyi rwose. Ati se wajya umenya ko Zuni yakoze ndetse ko yamenye kwifatira imyanzuro. Ati bumuretse ndabizi neza vuba aha ngaha arahita akagaruka rwose mugabo mwiza. Ati rwose ndi kumva ndafite amahoro yo mu mutima sinzi ukuntu biri kungendekera. Ati tuza wikabya nawe ndabizi neza aragaruka vuba rero wigira ikibazo. Gusa uko papa wa Zuni yatekerezaga kuba yajya mu mujyi ndetse akajya kuba yareba umukobwa wiwe. Umukobwa we yari yishimye ndetse na Rihana bari bafite ibyishimo kandi uwo munsi wo kumutembereza umujyi rwose bawugiremo ibyishimo byinshi cyane. Nuko baragiye ndetse bajya ahantu hitaruye umujyi kugira ngo bashe kuba baganira. Gusa bari kuganira Rihana yagiye kubona Zuni aramwegera ndetse amubaza ikibazo kidasanzwe. Ati se Rihana we waba wizerera mu rukundo? Ati Zuni ati ngewe ibintu by'urukundo ntabwo mbyizereramo. Ati nge nizerera mu bintu by'ako kanya kandi nizerera basic need, ibyo umuntu akeneye ako kanya nibyo mba nizera, kurya kuryama ndetse no kwambara. Ati naho ibindi by'urukundo ndetse n'ibyiyumviro mba mbona ari ubugoryi, mba mbona ari uguhaga rwose. Ati bishatse kuvuga ko umuntu ndetse agukunze ntabyo wakitaho uko waba ubona ari uguhaga. Ati ahubwo yaba afite umuhimbo udasanzwe. Ati nge ntabwo njya nkundana ibyanjye n'ibyo biba ku kanya bigahita ko birangira. Bishatse kuvuga ko uri umuhehesi kandi ufite ibindi bintu byinshi ukora bidakwiriye. Ati hoya Zuni si ibyo ushatse kuvuga ariko nge ibintu by'urukundo ntabwo byizereramo rwose. Ati nta mwanya natakaza ngo ngiye gukundana n'umukobwa. Nuko Zuni yahise kabaza Rihana ati none se ubu ngubu nge ndahangaha nk'iki uri inshuti yanjye bisanzwe ibintu by'urukundo nabikubwiye mbere yuko tunahura. Ati nyine ntabwo mbyizereramo rwose. Nuko Rihana akiri aho ngaho yagiye kubona aho ngaho bari bicaye haturutse umukobwa mwiza ndetse ufite uburanga. Akimubona yahise kava kuri Zuni ararangara ndetse areba wa mukobwa cyane. Zuni ahita akamubaza ati Rihana ko numva aciretse uri mu biki? Ati ni kubona umukobwa mwiza mbonye kandi wuje uburanga. Nuko Zuni byahise ko bimubabaza cyane. Ati abashuti banjye barabimbwiye kuko nta kindi gishinzwe uretse ubuhehesi, amagambo yawe ni ubuhehesi gusa nta kindi. Gusa Rihana akireba wa mukobwa yahise kaza yegera Rihana ati Rihana tumeze gute? Ati meze neza mukobwa mwiza. Ati se uraho urashima Imana? Ati nanjye ndaho ndakomeye. Ati umukobwa muri kumwe se? Ati ni inshuti yanjye nshyashya yitwa Zuni.
ati Zuni bimeze bite? Ati nanjye ni sawa nta kibazo. Ati gusa uyu Zuni ntabwo abasha kuba yabona, ntabwo ari kukubona rwose gusa ari kukumva. Ati yo, ati ntariba ariko ni mwiza cyane ndabona atangaje. Ati ubwiza afite rwose ntiwatekereza ko ari n'impumyi atabasha kuba yabona. Ati rero ntabasha kuba yabona kandi ni mwiza cyane rwose. Ati sinawe ushaka kumwinjiza mu rukundo nk'uko wabinkoze warangiza ukagenda ukansiga. Ati wowe ntabwo ari urukundo ahubwo ni inshuti yanjye bisanzwe. Ati ati be careful rero witonde kuko uwo ngo ashobora kuba atameze nkanjye ugashiduka nawe wamukunze. Ati hoyanjye ntabwo njya mu rukundo ku buryo bworoshye nk'ubwo ngubwo. Nuko umukobwa yese kagenda ndetse asigara ihani na Zuni. Zuni atamubwira ati se koko riha by'ukuri umuhehesi kuri uru rwego? Ati Zuni wivuga gutyo ntabwo ngenda umuhehesi rwose. Ati mvuga ukuri kandi mvuga ibintu bigaragara. Ati se ukuri kuri hehe uri kuvuga aho ngaho? Ubwira abakobwa bose ko ari beza kandi ko bakunda ubona ari icyubahiro kuri wowe koko. Ati Zuni gutyo wavutangiye kunyinjira mu buzima bwanjye rwose. Ati bike ko icyo duhuzwa nawe ni akazi kandi bike ko turi inshuti bisanzwe nta kindi nge nawe kiri imbere yacu. Ati kandi nta kindi ngutekerezaho kandi bike ko nta kindi kiri imbere yanjye nawe rwose. Ati ati sawa ntaribi nimba rukongo kubitekereza rwose. Nuko Zuni ndetse na Rihane baratembereye umujyi bakimara gutembera dore ko bwari bumaze kwira cyane byabaye ngombwa ko Rihane areka Zuni agataha ndetse akamucyura akamugeza kuri hoteli aho yabaga. Gusa Zuni akigera kuri hoteli akimara kwinjira yasanze abashuti be bamurakariye cyane ndetse bamurakariye. Ati Zuni hari iminsi irenga 5 tumaze muri uyu mujyi. Ati none dore umaze kujya mu rukundo na Rihane asigaye kujyana akagutembereza ndetse ugataha bwije. Ati ariko rwose bavandimwe mu mbabare. Ati kuva nahura n'uriya kuntu ubuzima bwanjye bwagenze. Ati nongeye nibonamo urukundo ndetse nongera nimvamo ko ngomba kubaho. Ati sinzi biri kumbaho kuba ndi kumwe nawe nsigaye mbona amasata agenda kandi nkumva twagumana rwose nta wundi muntu nabasha kugumana nawe uretse Rihane. Ati Zuni wahatuje ndetse ukareka ibi bintu byo gukundana koko. Ati abahungu mu mujyi ndabazi kandi ndabamenyereye cyane. Ati baraza bagakinisha umutima wawe ndetse bagakinisha amarangamutima yawe. Ati babona bamaze gukundana nawe ndetse bamara kugukora icyo bashaka bakagenda. Ati rero ndumva njye wagakwiye kwitonda ndetse ugatuza kuko ibi bintu urimo rwose ndabona ntazi byari byo. Ati bavandi ni mumbabarire rwose ibi bintu ntabwo nabasha kubivamo. Ati kuko Rihane natangiye kumukunda kandi sinamureka rwose mufata nk'umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye. Ati ati uzabibona neza amaze kugukunda ndetse amaze kukwangiriza ubuzima. Ati ni mumbabarire rwose gusabwa hari natangiye kumukunda rwose pe kandi mumbabarire. Nuko Zuni yese kahamagara iwabo mu cyaro ndetse ahamagara se na nyina dore ko buciye bwahirushanwa ariho ryagombaga kuba ryaba. Akibahamagara se ko yitabwa na nyina ati se mama bimeze biti? Ati bimeze neza. Ati rero munsengere kuko ejo mfite irushanwa niho rizaba. Ati mwana wanjye ati nizere ko watembereye umujyi kandi nizere ko ejo uzatsinda ntuzadukoza isoni. Ati mama urabizi neza icyo mpora nshaka ndetse ngambiriye ku muryango wacu no kugira ngo ntabasebya rwose. Ati ejo ndabizi neza nzabikora neza kandi nzabikora rwose ntugire ikibazo. Ati papa wahora hangayitse ngo bari kwitegura kugira ngo abashe kuba yaza aho ngaho mu mujyi abashe kuba yaza kukureba kuko ntabwo yizeye ko waba umeze neza. Ati mubwire ko umeze neza kandi nta kibazo rwose mfite mama ndakomeye nta kibazo mfite pe kandi anyizere. Ati se Zuni uzaza ryari? Ati ejo niho tuzakora amarushanwa kandi tumara ko yakora nyuma y'iminsi 2 rwose nzahita ko ngaruka aho ngaho mama ntugire ikibazo. Nuko Zuni ariko yese kabwira mama ati mama hari ikindi kintu ushaka kukubwira. Ati se mwana wanjye ati ni kiye kintu waba ushaka kumbwira? Ati se mama atuhura na papa wumvishije bimeze gute? Atugitangira kumukunda wumvishije bimeze biti? Nyina yese kuyumva neza ko umukobwa we wari mu rukundo. Ati se Zuni ushatse kuvuga iki? Ati se uwo muhungu ninde? Ati se ameze ute? Ese yaba yiyubaha kandi agira discipline? Ati mama bamwita Rihane. Ati ni umuhungu nakunze kuva nagera hano rwose. Ati sigaye numva yarampaye icyizere cyo kubaho kandi sinzi ukuntu nabigenza. Gusa se akibyumva bari kuganira na nyina we ntabwo yagombaga kubyishimira nkuko abagabo bose bamera. Yese akambwira ati mwana wanjye wibuka icyakujyanye? Ati wagiye gukora amarushanwa ntabwo wagiye mu bintu by'inkundo. Ati papa kuri iyi nshuro none suko bimeze rwose nakunze umuhungu kandi sinzi icyo nakora kugira ngo mwikuremo. Isa kiri gusakuza nyina yese akambwira ati mwana wanjye wibuka ibyo nakubwiye? Ati n'uwo n'umuhungu w'umumaro ndetse w'agaciro ntuzemere ka gucika rwose. Ati mama nanjye ndamukunda kandi sinzi we ibyiyumviro byiwe. Ati mwana wanjye tegereza urebe ibi byari byo ndetse urebe ko nawe azakubwira ko agukunda. Ati sawa kandi mwana wanjye ejo uzagira amarushanwa meza kandi nizeye ko uzabitsinda rwose. Turakoze cyane mama.
nuko yaretse iwabo ndetse araryama bucya ajya mu marushanwa. Gusa amarushanwa yarabaye ndetse barabyina barabikora neza cyane, umukobwa aratsinda ndetse ahitsindira igihembo ndetse n'ababashuti biwe bose. Dore ko ibintu bakoze byari bidasanzwe, barushije abandi bose bari muri uwo mujyi, dore ko ibintu bakoraga byari by'umuco. Gusa amarushanwa akimara kuyirangira, dore ko nubwo yari yatsinze abashuti be bari bamurakare bitewe nuko bari babonye amaze kujya mu rukundo vuba ndetse na Rihani. Gusa bitewe nuko yari umunsi wa nyuma baramwemera ati genda ubashe kuba wajya gusezera Rihani ndetse mu bunane bwa nyuma rwose, kugira ngo nibukeje tuzitegure maze bukeye bwaho tubashe kuba twasubira iwacu mu cyaro. Nuko umukobwa yaragenda ndetse abasha kuba yajya kubonana na Rihani. Gusa akibona Rihani yahise akamubwira ati Zuni, uyu mugore ufite ubwiza bwihariye, sinzi ko ubwiza ufite ubu ngubu nigeze mbubona ahandi rwose. Zuni atamubwira ati se koko byanyabyo nsa neza? Ati nuko Imana itigeze guha ubushobozi bwo kuba wakireba ngo ubone kuntu usa rwose. Gusa uyu munsi usa neza ugereranyije n'indi minsi yose nakubonye. Ati wenda wasanga ari ko ari ubwo bwa nyuma tubashije kuba twabonana. Nuko Rihani yahise afata Zuni ndetse amujyana ku musigiti abasha kuba yagenda ngo basenge bwa nyuma abashe kuba yasubira mu cyari wabo. Gusa Zuni yaratangaye cyane bitewe nuko yatekerezaga ko Rihani adasenga. Nuko bakigera mu musigiti yabonye Rihani yitandiye ndetse ameze nk'umusilamu mwiza cyane rwose. Ati Rihani, sinari nzi neza rwose ko ujya usenga. Ati rwose ndasenga kandi wibuke ko gusenga atari ngombwa ngo buri muntu wese amenye ko usenga. Ndetse bakimara gusenga asaba Zuni ati se wanyemerera nkagutembereza uyu mujyi basi bwa nyuma mbere y'uko ugenda? Yaramwemereye ati ntari tugenda ntembereza uyu mujyi ndetse nimara kuntembereza ndata njya kureba muganga wanjye abashe kuba yasuzuma aya maso yanjye, dore maze imyaka irenga 5 ntaragenda ngo basuzume amaso yanjye barebe kuntu meze rwose. Nuko Zuni yahise kagenda ndetse ajyana na Rihani kugira ngo bashe kuba yamutembereza umujyi. Atari ko Rihani, uko wabigira kose njye umenye ko ngukunda rwose. Nuko Rihani acyumva ayo magambo Zuni yaramubwiye yahise kacika indege ndetse aracejeka cyane, dore ko yaramenyereye ko yahura n'abakobwa bagakora ibyo bakora ndetse bagahuza bagahita ko bigendera ntihagire ikindi kintu bakorana ndetse ntibabashe kuba bagukomeza ibintu by'urukundo. Rero yaratangaye cyane ko umukobwa w'impumyi amwibwiriye ko amukunda. Rihani amagambo yahise kashira ivuga ndetse aracejeka aratuza cyane, ahubwo agira ubwoba bwinshi cyane. Bukeye bwaho Rihani yahise kahamagara Zuni ati Zuni, wakiteguye ukaza nkakujyana mu mujyi bakakurebera amaso yawe kuntu ameze? Zuni yahise ko yitegura ndetse Rihani aza kumureba. Akimara kumureba ndetse yahise kamujyana. Gusa mu kujyana Rihani yibutse ko yibagiwe perime yiwe ndetse abwira Zuni ati ese wakemera nkakujyana mu rugo nkagushitsayo nkabanza nkajya kuriba perime yanjye? Ati namara kuyireba nkabasha kuba nakujyana bakakurebera amaso yawe ikibazo afite. Zuni ntabwo yari kubihakana ndetse bahise ko bajyana, dore ko batari kubatinda. Gusa bakiyashika Rihani akiva mu modoka hari imvura yahise kigwa ndetse yinjira mu nzu ajya kuzana umutaka kugira ngo atwikire Zuni abashe kuba yakinjira mu nzu. Kujya kureba umutaka ahubwo yasanze Zuni ahagaze mu mvura ndetse ari gufilinga imvura yo kuyishimira cyane rwose, dore ko we yizeraga ko imvura irimo umugisha ndetse ari umugisha kuba wanyagirwa n'imvura. Rihani yahise kazaramukura ati se Zuni uri mu biki wakijije ukava muri iyo mvura ushaka kunyagirwa ndetse ukarwara? Amukururanya imbaraga kugira ngo agende, ahubwo ahise akamuhobera barahoberana. Bakimara guhoberana barishima ndetse bose binyagiza imvura, bigaragara ko bose babyishimiye. Bakimara kwishima ndetse bari mu mvura bahise ko bajya mu nzu baraganira ndetse mu kuganira bose batwarwa na Mose yo basha kuba baryamana. Bakimara kuryamana ntabwo byatinze bahise ko bose bongera baroga baritegura, dore ko umukobwa yari afite gahunda yo kuba yagenda bakamupima amaso. Gusa umukobwa yagiye mu modoka afite amasoni, dore ko ibyo bintu yari abikoze bwa mbere kandi yari bwo bwa mbere yarabonanye n'umuhungu. Ariko Rihani we yaribambye ari umurara ntacyo byari mubwiye, dore ko atari ubwa mbere yari abikoze. Gusa bakigera kwa muganga yahise kapima Zuni ati se Zuni umaze igihe kingana gite utarabasha kwipimisha amaso yawe? Ati ni nk'imyaka 5 rwose muganga. Ati se kuki wakererewe cyane? Tuzi ko tekinoloji igenda yaguka ku buryo ku myaka 5 ibintu bitashobokaga ubu ngubu byabasha kuba byashoboka. Ati se muganga ushatse gusobanura iki? Ati aya maso yawe ubu ngubu twabasha kuba twaguhindurira imboni tukaguha izindi mboni zibona ndetse neza cyane rwose. Ati uravuga neza muganga ko bishoboka ko nakongera nkabona? Ati yego rwose birashoboka ko wabona. Ati ahubwo reka maze ngusuzume, nimara kugusuzuma neza mbashe kumenya ibyari byo maze nkujyane muri laboratoire babashe kuba bagukorera surgery ndetse bakubagiye aya maso yawe bagashiramo izindi mboni rwose ubone nta kibazo. Nuko Zuni yahise kabwira Rihani ati ubu ngiye kuba nasubira mu cyaro rwose kandi nzasubirayo mbasha kubona. Ati mbega byiza, ati ngiye kubona bwa bwiza bwawe ndetse na ryajwi ryawe mvuge neza ndibona. Ati ntugire ikibazo rwose Zuni, ati ndabizi neza hamwe n'Imana ugiye kongera kuba wabona.
Gusa Rihani yahise agira ikibazo ndetse agira ubwoba bwinshi cyane. Ati ese Rihani ko umuntu ufite ubwoba bwinshi cyane ni ikihe kibazo ufite? Ati Zuni nta bwoba bwinshi ufite, ahubwo ndi kumva nishimye byandenze kuba ugiye kongera kuba wabona rwose. Nuko Rihani yahise afata umukufi yari yambaye ndetse awambika Zuni. Akimara kumwambika yamubwira amagambo akomeye cyane ati Zuni umubabarire rwose. Ati nibamara kukubaga ndabizi uzamera neza kandi uzanezerwa, uzabaho ubuzima bwawe wishimye. Ati gusa ngewe umbabarire. Ati se Rihani kuri kumbwira ibyo bintu ni ukubera iki? Ese umeze neza? Ati Zuni imeze neza, ndetse reka nkubwire ko nanjye ngukunda rwose. Zuni yahise atangara cyane dore ko Rihani yari amuziho ubuhehesi ko atabasha kuba yamukunda, gusa akimubwira ko nawe amukunda byaramutunguye cyane. Ati Rihani biri seriyo urankunda? Ati Zuni ndagukunda kurusha uko bitekereza. Ati gusa umbabarire kandi genda bajye kuba babasha kuba bagukorera sajari bakubage, ndabizi neza uzagaruka umeze neza kandi ubona. Nuko Zuni yahise arekurana na Rihani maze abasha kuba yagenda kubagwa. Zuni yaragenda ndetse bajya kuba babasha kuba bamukorera sajari kugira ngo abashe kuba yabona. Gusa bakiri kumubaga aho ngaho mu mujyi hahise kuhaturika igisasu. Hakimara guturika igisasu cyaraturitse ndetse gihitana abantu benshi cyane. Gusa nubwo cyari cyaturitse ntabwo byabujije Zuni kuba bamubaga ndetse baramubaza operasiyo igenda neza abasha kuba yabona. Yakangutse abona ababyeyi be bamuhagaze imbere. Ati mama bimeze biti? Ati Zuni uri kubasha kuba wambona? Ati yego mama ndi kubasha kuba nakubona ndetse na papa ndi kumubona ari imbere yanjye. Ariko se papa Rihani ari hehe ko ntari kumubona? Gusa kibabaza Rihani bose baracirize ntibagira ikintu bavuga. Ati mwana wanjye tugende tubashe kuba twagira ikintu tukwereka. Nuko baragendetse babasha kuba bamujyana, ariko bose bakajya bacicika ntihagire ikintu na kimwe bamubwira. Ati mama kuki mutari kumbwira Rihani ari hehe? Ati mwana wanjye tugende tubashe kuba twakwereka. Ati mama Rihani ari hehe? Ati tugende mwana wanjye tugire icyo tukwereka. Ati papa kuki nta kintu muri kumbwira Rihani ari hehe? Ati mwana wanjye tugende tugire icyo tukwereka ibindi urabyisobanurira rwose. Ati se mama kuki muri kuntera ubwoba bwinshi cyane? Ati nari nzi ko ngikanguka mpita kumbona mu maso hari Rihani none ntabwo muruzi. Ati mama mwambabariye mukambwira Rihani ari hehe? Nuko umukobwa baramujyanye ndetse bamujyana muri morgue. Ati mukobwa wacu igisasu cyabashije kuba cyaturukira muri uyu mujyi abantu benshi barapfa cyane. Ati rero hari imyenda twabashije kubona ndetse uwo muntu ntabwo twabashije kumenya izina ryiwe. Ati turagira ngo urebe neza utwereke nimba uwo muntu koko yaba ari we Rihani, ntituzi neza nimba yaba yapfuye. Ati mama ntabwo byashoboka. Koko Zuni akireba neza akitegereza asanga umukufi yari yarahaye Rihani nawe nk'impanuro aho ngaho, ndetse n'ifurari yari yaramuhaye iri aho ngaho. Ati mama ntibishoboka ko Rihani yaba yapfuye. Nuko Zuni ahita akamenya ko Rihani yapfuye ndetse ntiyabasha kuba yabyihanganira. Gusa polisi nabo ntibari batuje, bari bakomeje gushakisha ndetse bashakisha umuntu waba waturikije igisasu kuko ntabwo biziraga ko yari impanuka, ahubwo batekerezaga ko yaba ari umuntu waturikije igisasu. Gusa abapolisi baje kuvumbura ko hari umusore witwa Jack w'ikihebe kiri international. Icyo kihebe akaba aricyo cyabashije kuba cyaturitse umujyi ndetse kikabasha kuba cyatoroka, kandi kikaba gifite ubuhanga bwinshi cyari gifite ubwenge cyane. Kandi icyo kihebe ngo nta bushobozi bari bafite bwo kuba bagifata ku kanya dore ko cyamaze guturitsa muri uwo mujyi kigata ko kimuka kikagenda ahandi. Nuko abapolisi baravuze ati tugomba gukora uko dushoboye tugafata kino kihebe kikaryozwa ubuzima bw'abantu bose kishe, kandi ntabwo ari ahangaha gusa cyaturikije, gifite n'umugambi wo kuba cyaturikisa ahandi hose mu gihugu. Mu kwerekana ifoto y'icyo kihebe dore ko icyo kihebe cyari gisa na Rihani neza nta gushidikana, kandi icyo kihebe yari Rihani koko. Gusa umukobwa we ntabwo yari yabimenye ndetse nta nubwo yabitekereza dore ko yatekerezaga ko Rihani yapfuye. Inkuru yacu y'urukundo igizwe n'ibice bibiri, iki ni igice cya mbere, iki ni igice cya kabiri murakibona vuba aha ngaha. Ndabakunda, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi.